ijuru. Uwiteka nsengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari hanze mu mahanga, ni wamamara Uwiteka. Haleluya, ndagushimye. Nirambwiye ngo ingo z'abeshi zirasenyutse cyane. Umuntu wubashye Imana irambwiye ngo imuhagazeho. Ngo babe maso basenge cyane, abegera Imana bakayiririra, abegera Imana bakayitaka. Rangije ivugana nanjye ngo nimuce bugufi, nimucire Uwiteka bugufi. Imana ishimwe, iki ni igihe Imana ije guhemba no guhana. Ko yanyoboye rero, nizeye ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari hanze y'igihugu mu izina rya Yesu bari bufasha ko igihe kitaragera. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa na Mwuka Wera nibo bana b'Imana. Yego. Impamvu nababwiraga ko igihe kitaragera, Mwuka Wera yari ataranyoboka. Kristo nibuce mutwe kumwe ngo buhinguke mukunde, ko mugambi wawe utajya uburizwamo, ni wamamare nuhabwe icyubahiro. Njye mbasubiza mbabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe, kananya mbifuza imigisha y'Imana, amahoro y'Imana itangana bagereho. Hanyuma katubwire utameze neza, ahari kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma ahandi ku Manzi TV, kamubwira utarakora subscribe, share, comment kugira ngo birusheho kugenda neza. Hanyuma kadusuhuze abaturanye bacu n'ubwo bitandukanye East Africa, katubabwire ngo umugisha Imana itangano bagereho. Reka twomoke tugere abakunzi. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Ihogoza Marie Rose. Ku mazina y'umugisha y'abana nitwa Mama Kesi, Mama Sifiwe, Mama Diego. Mama Diego. Mama Diego. Diego. Diego bisobanura iki se buriya? Buriya hakubiyemo ibintu byinshi. Hakubiyemo ibintu byinshi. Hanyuma katukwakire nk'umukozi w'Imana, Marie Rose, tumuzi nk'umukozi w'Imana cyangwa umuhanuzi. Twagiye duhamagara rimwe na rimwe kugira ngo uzude ikiganiro kuvuga ngo yagenda kiragera igihe cyaba ari iki. Igihe cyaba ari iki ngiki. Hanyuma katukwakira usenge Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Yego. Karibu sengera Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri data wa twese mwiza. Uri umukozi w'umuhanga, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndagushimye wa munyembaraga we, ndagushimye wa munyamaboko we, ndagushimye kuri Imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Ndagushimye Yesu, kuyu mwaka nawe urangije ndamahoro. Ibyari kumpitana byari bihari, ibyari kunyica byari bihari, ariko warahabaye Yesu. Warahabaye Uwiteka. Ndagushimye ko nkandagiye kuri iyi kamera ndamahoro. Ndagushimye ko nabo nsanze ari amahoro. Shimwa habwe icyubahiro. Ni keshi Yesu wagiye uvugana nanjye yuko izi kamera nzazicaraho. Nararebaga nkabona nta nzira, nibazaga aho bizaca nkahabura, ariko ndakweretse gahunda zose Yesu zigiye kubera aha hantu. Ntaba ari njye Kristo, zina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbaraga z'Imana ziba aha hantu, Mwuka Wera w'Imana azenguruke mu izina rya Yesu. Uwiteka nihabe kwishyira hejuru. Nyemerera aya masaha Mana ikiganiro ngiye gutambutsa, reka nihabeho kwihimbaza, ubwo habeho guhimbaza izina ryawe. Cyubahiro cyawe nigishyirwa hejuru. Sone kutaya binifodarayi. Uri umukozi w'umuhanga, uri umunyembaraga, uri ibyiringiro bidakoze isoni, uri Imana yacu bwite. Twari kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twari gupfa tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko nshimiye imbabazi zawe wagiriye abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Nshimiye imbabazi zawe wagiriye abari mu gihugu cyo hanze no mu Rwanda. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rata Yesu, nguhaye karibu nakaze, nuzu usenguruke, nutugote Yesu mwami w'abami. Kiganiro kigiye gutambuka, reka buri wese ugiye kumva ubwo Uwiteka unyemerere cyane. Jambo ryose riri buce mu gutwi kwa buri umwe wese rimubere inkome
Yesu ngaho nutangirane natwe mbaraga z'Imana zituzenguruke gitinyiro cyawe kitugote burinzi bwawe buboneke hagati muri twe Yesu kuri Imana yururutse kubare na buri mumwe wese ndagushimye kutuzengurutse ndagushimye kubw'umucyo wawe uturasiye Imana ishimwe yuko bari mu mwijima w'icuraburindi ubabyukije mu mwijima ndagushimye Kristo Yesu ndagushimye kuri Imana ije guhemba no guhana ndagushimye kuri Imana ije kuzura Yesu uje kuzura abantu mu buryo bw'umwuka uje guhembura Imana ishimwe ndagushimye Yesu ndagushimye Kristo kuri umukozi w'umuhanga urakoze urakarama rata Uwiteka narinde kukubwira ngo utangirane natwe rata nguhaye karibu n'ikaze rata mwuka wera w'Imana bari we wiyoborera erega Uwiteka imbere yawe sinavuga ahubwo igikuru Yesu ubanza unyishimire jisho ryawe ryiza rimbeho kuboko kwawe kwiza kumbeho Imana ishimwe urakabyara uragaheka urakoze Yesu amen urakoze cyane nari ngiye kujya mu mwuka mfite isengesho ryiza haleluya turi kubona abantu bamwe na bamwe bagiye bakamuka mu buryo bw'amasengesho ariko we ndumva ugifite isengesho ndarifite amen nari mfashijwe shyiraho mikoro neza tuganire igeze gufashwa mu izina rya Yesu gufashwa ni byiza iminsi yashize habaye ibintu byo gufunga insengero zifunga bagafunga yego harimo akavuyo yego ni ukuri Pawulo niwe wabivuze neza aravuga ngo byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga zo kunesha hatabaye imbaraga z'Imana nanjye namera nk'abandi bose kubera ko nambaye inyama n'amaraso kandi iki kibuga rata ndi kwigaraguramo hari benshi bakibanjemo hari abakiguyemo rata hari abatabarutse amahoro ndashimira Yesu ni kubw'imbaraga z'Imana muririmbyi yuzuye umwuka wera rata aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite ngo tuzabaho no mu rupfu Imana ishimwe kubw'imbaraga z'Imana tuzabaho no mu rupfu Imana ishimwe ndasenga ubundi koko mwagiye mumpamagara ngo nze ntambutse ubutumwa ariko ubu noneho ndashimira Yesu kabyemeye mwuka wera yanyoboye haleluya bafashwe amen bari bafashwe ngiye natangiye gufatwa kare niyo abandi batafashwe nge nafashishwe mwese mufashwe mu izina rya Yesu hanyuma rero uragira ati ngi Imana yansanze yabinyemereye tuvuge yuko none za message nawe kugiye kuzitugenera ngiye nyine ndatambutse ubutumwa Imana yantumye yego hanyuma turi kubona bamwe na bamwe bagenda turi kubona abantu benshi kugenda bazirura ibyaziraga cyane cyane abahanuzi yego abapasitoro ugasanga pasitoro akuzitira umwuka w'Imana mu itorero yego akavuga ati ntabwo mwemere guhanura mwebwe yego nk'aho umuhanuzi ubibona ute ese ni igihe cy'uko cyagiye cy'iminsi ya nyuma tugisohoyemo cyangwa Imana cyateranye ngo undi muntu uzaza ugahagarara mu cyimba akemera abahanuzi guhanura buriya bijya bishoboka yuko Imana igikura ba Sawuli ku ngoma yarangiza ikimika ba Dawidi kandi rata ndabyibuka neza yuko Dawidi amaze gusukwaho amavuta yaragiraga intama mu ishyamba ariko yasutsweho amavuta
amaze gusukwaho amavuta ntago yahise yongera ngo aze yicare ku ntebe ya Sawuli ako kanya bakimara kumusukaho amavuta, ahubwo yasubiye mu ishyamba. Mbaza ngo yasubiye mu ishyamba gukora iki? Yari akiri gutereningwa neza, yari ataramara gutereningwa neza, hari ikosi ryari ritararangira. Niyo mpamvu yasubiye hehe? Yasubiye mu ishyamba. Ushatse kuvuga ngo Dawidi yaratoranyijwe asutswe amavuta ahubwo ari gutereningwa? Oya se kandi Dawidi ari gutereningwa ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Imana ishimwe. Hanyuma rero katujije mu kiganiro kaza gufatwa kubaza byinshi cyane bigatuma nanjye Imana ndakarira, kandi turi mu kiganiro. Wambwiye yuko ufite message Imana aguha, ifite ijambo ry'Imana. Yego, katukwakire muri ibyo byiciro byose. Njye sinongera kuvuga kugira ngo nkureke utugize yereko Imana yaguhaye. Kari mu mwanya wawe. Imana ishimwe. Yego, ubwo Imana yakubwiye ni muri bazi ijambo ry'Imana, nimba ndimba simbizi, ubwo Imana uko yakuyobora bize. Yego, kari abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Tugiye kubanza turirimbana umuririmbyi wa 205. Nitumara kumuririmba ubundi rata mwuka wera ni ujyana niyoborera. Imbere y'Imana ntitwavuga kuko turi abanyaminwa yanduye, turi n'abanyakamere mbi. Rata tugambirira gukora ibyiza n'ibibi bikadutanga imbere, ariko rata dushobozwa na Kristo uduha imbaraga zo kunesha. Reka dutangire turirimbana uyu muririmbyi wa 205 uvuga ngo urwana intambara nziza. Urwana intambara nziza, Kristo n'imbaraga za, fata ubugingo aguha, ngo buguhesha ibyiza. Fata ubugingo aguha, ngo buguhesha ibyiza. Usiganirwa oye, yicaye umwami, yicaye agutegere, ni nawe nzira kandi niwe bihembo byo kurusha. Ni nawe nzira kandi niwe bihembo byo kurusha. Wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe, rwarirwo rutubereye. Uzabona urukundo rwe, kwarirwo rukubereye. Nutinye rero, nutinyewe gucogora, nahinduka aragukunda. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha na mu burwayi. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Haleluya, Imana ishimwe. Umuririmbyi yusura umwuka wera, araririmba ngo urwana intambara nziza, ngo Kristo niwe mbaraga zawe. Haleluya, ngo fata ubugingo aguhaye, ngo buguheshe ibyishimo. Yesu, Imana ishimwe.
kurwana iyihe ntambara? Haleluya! uri kurwana iyihe ntambara? Imana nigushyigikire. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nitugire ishyaka ry'ibyiza ngo umwami Imana azadushyigikira. Haleluya! Imana ishimwe. Reka turwane intambara nziza yo kwizerwa. Mu gitero kindi hakavuga ngo wabujijwe kwiganyira. Haleluya! wowe murokore wicaye hehe? Ese uri kurwana iyihe ntambara? Ese uri kwiganyira? Ijambo ry'Imana indirimbo ikavuga ngo wabujijwe kwiganyira. Haleluya! ngo usiganirwa aho Yesu ari, ngo yicaye agutegereje. ngo niwe bihembo, ngo niwe nzira, ngo niwe nzira, niwe bihembo byiza byo kurushaho. ngo wabujijwe kwiganyira, ngo ntutinye kandi we gucogora, ngo ntahinduka aragukunda. Imana ishimwe. mu ntambara uhagazemo witinya, mu ntambara uhagazemo wicogora, kuko iyi Imana wakurikiye iragukunda. Jambo ryarambwiye ngo ntagiye yera izabura kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. ni ukuri nusengera mu kuri no mu mwuka, Imana izakugirira neza. Imana intumye kuri iyi kamera kubwira abantu ngo nibahinduke. Jambo ry'Imana riravuga ngo nugaruka nzakugarura, ngo nukura ibishimwa mu bigawa, ngo nzaguhindura akanwa kanjye, ngo bazakurwanya ariko ntibazigera bakunesha. Haleluya! iki ni igihe Imana ifite imbabazi nyinshi, ariko Imana iri kuvuga ngo yabuze abantu bakira izi imbabazi zayo. Izi mbabazi banyarwanda, abanyarwandakazi ba diaspora bari hanze no mu Rwanda, izi mbabazi Imana iri gutanga mwokabyaramwe mwakwakiriye izi mbabazi, kuko ari igihe Uwiteka aje guhemba no guhana. Imana iri kumbwira ngo abantu nibahinduke, abantu nibareke ibibi byabo, nibarangiza bagarukiriye yera. Irangije iravuga ngo nta kizatuma itabagirira imbabazi. ndi kubwiriza ku ijambo ryitwa imbabazi z'Imana. hariho abantu benshi cyane bafashe iyi Mana bayigira ahari nk'inyicanyi, bayigira nk'Imana y'ingome, ariko ibyo bintu nje kubivuguruza. iyi Mana ntabwo yicana, iyi Mana ntabwo ari ingome. icyakora cy'Imana iyo wayinaniye byanze bikunze inkota y'Uwiteka igomba kukurya. Imana ishimwe. ngo nimwemera mukumvira niko ijambo ry'Uwiteka rivuga, ngo muzarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko rata nimwanga mukagoma, ngo inkota y'Uwiteka izabarya. nje kuvuza impanda kuri iyi kamera. abantu nimuhindukirire Uwiteka, abantu nimuve mu byaha, abantu nimuca bugufi. Mwuka Wera yaragiye, abantu musigaye muhetse amahuri, abantu musigaranye ingobyi yonyine umwana yamaze guhubukamo. nje kukubwira ngo isuzume, nje kukubwira ngo ngera wininire. utabuhetse ingobyi umwana yaramaze guhera kera. muntu w'Imana, ndi kugutunga urutoki rumwe ariko enye n'inge zisigaye ziri kureba. ndi kubabwira ngo nimuhindukire. iyi Mana ifite imbabazi, iyi Mana yiteguye kubagirira neza, iyi Mana yiteguye kubagarukira, iyi Mana yiteguye. Imana ishimwe. Yesu ni wamamara Uwiteka, habwa icyubahiro mu gihe gisa n'iki. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abiringiye Uwiteka aba bazasubizwamo imbaraga. Imana isubiza abantu mu imbaraga mu gihe gisa n'iki. Imana ije kubaka abantu, Imana ije kubaka abantu. mbonye Imana ije kubaka abantu bari baraguye bararambaraye. mbonye Imana izuye abantu, mbonye Imana ibyukije abantu, mbonye umucyo w'Uwiteka wongeye kurasira abantu. nta
nta kizatuma atabagirira ibambe, nta kizatuma atabagirira imbabazi. Nongera kumva ijwi ry'Uwiteka Imana rivugana nanjye ngo Imana ikijije abantu sida. Mbonye Imana ikiza abantu sida, mbonye Imana ikiza abantu za kanseri, mbonye Imana irengera abadamu bagiye kubyarira ku maseta, mbonye hari haje umudayimoni wo kuniga impinja, buri mubyeyi akajya atahana umwana wapfuye, ariko mbonye icyo kintu Imana igikuyeho. Mbonye Imana igeze mu bitaro bitandukanye, ihaye ababyeyi batwite kubyara amahoro, ibahaye Yesu kutaya voyasire. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngo izamuye ibendera yo kunesha mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe. Imana ivuganye nanjye ngo itanze amahoro mu Rwanda. Imana itanze amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Imana itanze umutekano. Imana izamuye ibendera y'ubutsinzi kubera ko ari Uwiteka. Imana irambwiye ngo hari imitima ya benshi ihembuye, niko Imana ivuganye nanjye. Hari abantu bari bameze nk'abapfuye mu buryo bw'umwuka, ariko mbonye Imana ibagarutseho, mbonye Imana yongeye kubazura, mbonye Imana igeze mu bahanuzi n'abahanuzikazi, mbonye Imana yongeye kuzura, mbonye Imana ivuguruye, niko Imana ivuze. Igeze mu bavugabutumwa, igeze mu bashumba n'abapasitoro, mbonye Imana izuye. Mbonye Imana isuye, mbonye Imana ihembuye abantu. Voyasire. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagushimye Yesu. Imana ishimwe. Ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Ndagushimye kuhembuye ubwoko bwawe. Ndagushimye kuhembuye abantu bawe. Ndagushimye ko hari abari baravuye ku rufatiro ukaba bashubije ku rufatiro. Ndagushimye ko hari imitima ya benshi yari yarasenyutse, ariko iyo mitima wongeye kuyubaka. Kindi numvise Uwiteka avugana nanjye ngo hari ingwa nyinshi zari zigiye gusenyuka muri uyu mwaka. Imana irambwira ngo nimbwira, Imana irambwira ngo ihagaze ku ngo zabo, ariko abinangira bagakomeza bagashayisha abandwe rata bitapfukamiye bayari. Nshimiye Yesu yuko nanjye yantoranyije. Imana ishimwe. Haleluya. Ngiye gusenga. Yego. Ngiye gusenga. Ijambo nari mfite niri, nari ncoreje ku ijambo rya Zaburi rivuga ngo iringire Yesu. Kubera ko twiringiye abantu baraduhemukira. Ikomeze kuri uyu mugabo witwa Kristo, azakugirira neza. Amen. Ibyo ureba ukabona nta nzira, iyi Imana igica inzira aho zitari. Amen. Iyi Imana igibasha kuzibura amasoko yazibye. Amen. Iyi Imana igibasha gutanga ijambo rata. Amen. Iyi Imana igibasha guhindura izina rata. Amen. Iyi Imana igihindura amateka. Amen. Natwe yadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Twarabakugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko turashimira Yesu yuko rata yatwirobeye. Ndashimira Yesu ko yanyirobeye. Imana ishimwe. Ngiye gusenga. Yego. Uri Imana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ubereye mwiza bagutegereza, bagushakana umwete bazakubona. Cyubahiro ni icyawe. Amamara Uwiteka, amamara wa munyembaraga we, amaze kuvuga ijambo ryawe. Nyemerera iri jambo Uwiteka ribe inkomezi ku muntu wese ugiye kuryumva, nirihinguke mu gutwi kumwe ngo rice mu kundi rigende. Abasenyutse reka bongere bubakike mu izina rya Yesu. Abari bararambaraye bakimara kumvira ijambo, reka bongere babyuke, reka bongere bahembuke, reka bongere bakomere. Subiza imbaraga mu bantu bawe, ongera usuke Mwuka Wera mu bantu bawe. Hembura umurimo Yesu.
imana ishimwe nuhembura ubwoko bwawe Yesu kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Abari barwaye nubakize, abarwaye za kanseri nuzikize, abarwaye za sida na za diyabete nuzikize. Tanga amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Zamura ibendera yo kunesha nk'uko ubivuze kubera ko uri umunyembaraga. Amamara Yesu, habwa icyubahiro, hembura abantu, wongera utanga agakiza, wongera ududubirize ubwoko bwawe ku masoko yawe, wongera ududubize mwuka wera mu bantu bawe. Duhe kugendera mu bushake bwawe, duhe kuyoborwa na mwuka wera. Jambo ryawe ryarambwiye ngo abayoborwa na mwuka wera ngo aba nibo bana wishimira muri iyi minsi igoye Yesu. Abantu benshi bariyoboye, abantu benshi bari kugenda uko bidakwiriye, ariko twebweho Yesu turakwinginze kugira ngo utuyobore, kugira ngo udukomereze amaboko, kugira ngo utunezeze, kugira ngo wongere udukomeze cyane, tududubirize ku masoko yawe. Mwuka wera w'Imana ture muri twe, aganze muri twe, uduhe kwera imbuto kubera kuri Uwiteka urakabyara uragaheka. Habwa icyubahiro Kristo, ni wamamara Uwiteka. Narindi kukubwira ngo uhembura abakozi bawe, uhembura umurimo wawe, abarambaraye nubabyutse kubera yuko Uwiteka uduhe kugenda nk'uko ubishaka kubera ko abantu benshi biyoboye. Urakabyara uragaheka. Habwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Amen. Urakoze cyane, katugushimire. Hari nk'umuntu ushobora kuba yakwifuza ko mwasengana, wamusengera ku burwayi yaba afite cyangwa ukamugira inama, yakubona gute? Telefone yanjye ni 078 yego 20 38 84 5. Isubiremo. 078 20 38 84 5. Yego. Interi imwe mobile money. Yego. Amazina nawe ko baruyeho. Amazina abafashwa mu izina rya Yesu bakande n'akanyenyeri. Hanyuma reka tubashimire, tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Yari ku Man Steven, mutarakora subscribe, kora subscribe, share, comment kugira ngo bishe kugenda neza ibiganiro byacu n'agaruka. Ciao ciao.